natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibahakuraje kabisa. Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muri hose mukurikiye ibiganiro n'amakuru tubagezaho 5 kuri 5. Bakunzi ba bisobanukirwe official tuje kuganira ku iherezo ry'umurambo n'ubundi wari wa perezida Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda. Turarebera hamwe iherezo ry'umurambo we wagizwe urwitwazo rw'ishyirwamubikorwa rya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 hano mu Rwanda. Byose rero turaje tubibagezeho nkuko twatangira twabwira ko nubundi Juvenal Habyarimana yari perezida w'igihugu cy'u Rwanda kuva muri 1973. Perezida Juvenal Habyarimana yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1937, yapfuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994. Uyu rero nubundi yaguye mu iturika ridasanzwe ry'indege yari imutwaye Falcon 50, byaturutse nubundi ku gitero cyagabwe kuri iyi ndege yari imutwaye nyine, ndetse apfana n'abandi bari kumwe bose. Aha rero muri iyi ndege nubundi harimo na Cyprien Ntaryamira wari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yo gupfa rero perezida Habyarimana ntabwo yigeze ashyingurwa nk'umuperezida, oya, ndetse sina benshi bazi ko byagendekeye umurambo we nkuko tubikesha Intsinzi TV. Uyu rero Juvenal Habyarimana n'ubundi wari perezida w'igihugu cy'u Rwanda bivugwa ko ishyingurwa ryari kwibasira abatutsi benshi, ariko se byaje kumugendekera biti? Reka tugaruke kuri iyi nkuru n'ubundi benshi badafiteho amakuru nkuko tubikesha Intsinzi TV mu kiganiro cyakozwe na Safari. Bivuze ko tugaruka ku maherezo y'umurambo wa Habyarimana naho washyinguwe. Twakwibutsa ko perezida Habyarimana, Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda, yapfuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka 1994, yaguye n'ubundi mu gitero cyagabwe ku ndege yararimo, ndetse abo bari kumwe bose bitaba Imana cyangwa se barapfa. Uyu Juvenal Habyarimana n'ubundi rero yapfuye afite imyaka 57 hafi 60. Urupfu rwe rero nkuko byagiye bigaragazwa n'abashakashatsi batandukanye bwagaragaje ko ubushakashatsi bwahamije ko indege ya Falcon 50 yari itwaye Habyarimana, ni ukuvuga ko yarasiwe mu kigo cya Kanombe cyangwa se hafi yaho. Abahanga mu bugenge ndetse na siyansi mu bijyanye n'impanuka z'indege bagiye bagaragaza ko indege yarasiwe naho yaguye nuko yaguye mu rugo kwa perezida Habyarimana. Byose byagaragaje ko indege yarasiwe ikigo cya Kanombe cyagenzurwaga n'ikigo cya gisirikare cya Kanombe cyagenzurwaga n'ingabo za leta FARDC. Iyi ndege rero ikimara kuraswa mu buryo bwihuse ubwo yari irimo kugurumanira aho ngaho, hahise hagurukwa n'ingabo za leta icyo gihe, ingabo zihariye. Ni agace kari kavuye n'ubundi muri batayo y'abaprotokomando yayoborwaga na Majoro Aloyizi Ntabakuze, ndetse iyi batayo yabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Izi ngabo rero icyambere zakoze nuko zabujije n'ubundi ingabo z'umuryango w'abibumbye intwari zari zaroherejwe mu Rwanda kugera aho indege yaguye. Gusa ingabo z'abafaransa zo zahawe ikaze kuhagera rwose nta kibazo kirimo. Indege rero imaze gushwanyagurika, ingabo za leta zafashe imirambo yari yahiye zitangira kuyishyira ku ruhande. None yahise izanirwa Lieutenant Colonel Dr Baransaritserura. Uyu rero n'ubundi yayoboraga ibitaro bya Kanombe nk'umuganga yagombaga kuyisuzuma. Umwanditsi Andrew Lewis yanditse ko ubwo indege yaturikaga imirambo yanyanyagiye ahantu hose. Ni ukuvuga ko iyi mirambo yaguye ku rugo kwa Habyarimana ndetse no mu rutoki hari hahegereye cyangwa se rwari ruhegereye. Umurambo wa Habyarimana rero wari waguye n'ubundi wari waguye mu mirima ye y'indabo. Uyu murambo wa Habyarimana rero ni naho watoraguwe, naho uwa muganga we Dr Emmanuel Akingeneye watoraguwe mu igaraje. Noneho imirambo 3 y'abafaransa batwaraga indege ya Falcon 50 iyo yasanzwe hanze y'inkuta z'urugo rwa Habyarimana cyangwa se rwa perezida Habyarimana. Umuhungu muto wa Habyarimana witwa Charles Habyarimana we yarari gufata amashusho y'ibiri kuba ako kanya. Iyo mirambo yose rero yashyizwe n'ubundi mu rugo kwa Habyarimana, ndetse imiryango y'ababuze abayo yatangiye kugera kwa Habyarimana kureba abayo. N'abasirikare rero bari bakomeye mu gisirikare cya FARDC cy'icyo gihe nyine batangiye kuhagera, ndetse n'abategetsi bakomeye bo mu kazu nabo batangiye kuhagera. Ababanjirije abandi rero kuhagera ni bashiki ba Habyarimana bari ababikira Aboniseri Godilive na Seri Teresfore. Musenyeri Vincent Nsengiyumva nawe yahise agera ndetse atangira amasengesho ku bari bamaze gupfa. Umuryango rero wabaguye mu ndege wageze n'ubundi kwa Habyarimana cyangwa se abanje kugera kwa Habyarimana
n'uwa ambasaderi Renzaho Juvenal ndetse n'uwa Nsabimana Deogratias nayo yari ikimura gahinda yo kubura bayo, cyangwa se nayo yari igifite agahinda kubera kubura bayo. Noneho muri umuntu wa Habyarimana witwaga Dogiteri Bararengana Serafi n'ubundi wakoraga mu bitaro bya CHP Butare, nawe yahise ahagerezanywe n'indege ya helikopteri. Umwanditsi rero Andrew Wendis mu gitabo cye yanditse ko atategereje ko imirambo ikurwaho nta no kugaragaza agahinda na gake. Agatha Kanziga wari umugore n'ubundi wa Juvenal Habyarimana ngo yahise asaba ko avugana na Mitterrand ndetse na Mobutu mu ibanga rikomeye nta wundi muntu bumva. Ikindi Agatha Kanziga ngo yahise akomereza cyangwa se yahugira mu bikorwa byo gupanga uburyo bahitana abatutsi, ndetse ngo bahereye ku banyapolitiki yitaga abanzi ndetse nabo yitaga abagambanyi. Yavugaga ko ari ibikorwa byo kwihorera kubera umugabo we wari umaze gupfa, ndetse ngo ibyo byari gutangira ku banyapolitiki ndetse bigakomereza ku batutsi. No muri iryo joro nyine aho kwa Habyarimana nuko ibintu byari byifashe. Ariko nanone urupfu rwe rwa Habyarimana, umurambo wa Habyarimana rero ngo wajyanwe mu byuma bikonjesha imirambo mu bitaro bya Kanombe kuwa gatandatu tariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994. Agatha Kanziga wari umugore wa perezida wa Habyarimana yafashe indege ku bufasha n'ubundi bw'abasirikare b'Abafaransa, yurira indege ijya kwiturira mu gihugu cy'Ubufaransa muri hoteli y'inyenyeri 5. Umurambo rero n'ubundi wa Habyarimana wasigaye mu Rwanda, ndetse Agatha Kanziga ngo ntiyigeze asaba Mitterrand ko yafata cyangwa se yatwara umurambo we ngo abe yawujyana n'ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa we yaragiye. Ndetse abana batatu ba Habyarimana bari kumwe na Agatha Kanziga bahise kujyana na mama we mu gihugu cy'Ubufaransa, bahaguruka ku itariki n'ubundi twavuze haruguru berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Agatha Kanziga rero ni wagaragaje cyangwa se wa mbere wagaragaje isi yose ko inkotanyi arizo zari zarashe indege ya Habyarimana. Gusa hari benshi bagiye bashinja Agatha Kanziga ko yaba yaragize uruhare muri uru rupfu rw'umugabo we Juvenal Habyarimana, ndetse ngo akabaza inzira byaciyemo kugira ngo umugabo we yicwe. Agatha Kanziga rero amaze kuva mu Rwanda, ndetse inshingano zo gushyingura umugabo we ndetse na musaza we wari wapfanye na Habyarimana, uyu musaza we yiwe yitwaga Risakatwa, yazisigiye n'ubundi musaza we yizeraga kurusha abandi Bwana Porte Zigira Nyirazo. Agatha rero yagiye n'ubundi kuba mu Bufaransa adashyinguye umugabo we. Intsinzi TV rero ikomeza ivuga ko abari bari ku ruhembe rw'imbere mu gukora Jenoside bari bafite indi ngingo yihariye y'umumaro bagombaga gukoresha umurambo wa Habyarimana, ngo bari kumushyingura ariko nawe akisasira cyangwa se agasizwa abatutsi benshi. Bivugwa ko interahamwe ngo zari zibizi neza ko igihe kizagera bagashyingura perezida Habyarimana, umurambo wa Habyarimana n'ubundi, ariko ngo hari n'abatutsi bari barateganyijwe kwicwa uwo munsi. Bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe abatutsi ko bazabica bashyingura umubyeyi Habyarimana, ndetse ngo bazaborosa umubyeyi. Gusa ngo ingabo za RPA ntabwo zigeze zibemerera gushyira iki gikorwa kibisha mu gikorwa cyo gutsemba abatutsi nyine bitwaje mu gushyingura perezida Habyarimana, wari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Noneho ko inkotanyi rero zakomeje kukaza umuvuduko mu ntego yo guhagarika Jenoside, umurambo wa Juvenal Habyarimana wakuye i Kigali ujyanwe i Gisenyi, aho watwawe na Zigira Nyirazo wari muramu wa Habyarimana, ubwo yari musaza n'ubundi wa Agatha Kanziga. Agatha Kanziga akaba yari umugore wa Juvenal Habyarimana. Icyo gihe rero n'ubundi uwo murambo wa Juvenal Habyarimana yawutwaranye na murumuna wa Habyarimana Risakatwa, ndetse nawe yari atarashyingurwa. Bava i Kigali rero berekeza n'ubundi Gisenyi, Zigira Nyirazo yari kumwe n'abavandimwe ba Habyarimana aribo bashiki be b'ababikira. Abo bashiki be rero barimo n'ubundi witwaga Seri Godiriva ndetse na Seri Teresifore. Harimo kandi murumuna wa Habyarimana ariwe Bararengana, Dogiteri Bararengana Serafi. Noneho umurambo wa Habyarimana rero wahise ujyanwa mu ruganda rw'icyayi rwa Rubaya hategerejwe imihango yo kumushyingura. Aba rero bari bategereje n'ubundi imihango yo kuzamushyingura ariko mu buryo bifuzaga. Kuwushyira muri uru ruganda rw'icyayi rero kwari ukugira ngo bashaka aho bawubika neza kugira ngo utazangirika kugeza igihe
uzashyingurirwa. Murumuna wa Habyarimana rero Sagatwa yashyinguwe Gisenyi biteguwe na mukuru we Zigirinyirazo. Habyarimana we rero ntabwo yigeze ashyingurwa icyo gihe, ahubwo yari ategerejwe igihe cya nyacyo cyo kubikora. Murabizi rero ko umurambo we wari washyizwe n'ubundi mu ruganda rw'icyayi rwa Rubaya, nyuma waje kuhavanwa aho gushyirwa mu cyumba cy'ubukonje muri Burarirwa. Aha rero bari bizeye neza ko n'ubundi umurambo we utazangirika. Kuri Zigirinyirazo rero ndetse n'abavandimwe ba Perezida Habyarimana bari batangiye kubona ko kumushyingura uko babyifuzaga bitazashoboka, kubera ko ingabo za RPF inkotanyi zari zirimo gushushubikanya ingabo za FARI imihanda yose mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutaka bari basigaranye bwari buto, ndetse bari kubibona ko ubutegetsi bari bamazeho imyaka irenga 20 bwari burimo bugenda bugera ku iherezo. Ubwo rero noneho nibwo batekereje kumushyingura iwabo mu rugo hafi y'ikiyaga mu Gasiza. Gusa ngibi batekereje bakererewe kubera ko intambara yari irimo n'ubundi kujya mbere, ndetse igisigaye kuri bo kwari uguhunga. Igitekerezo cyo kumushyingura rero cyashyizweho iherezo no gufatwa k'umujyi wa Ruhengeri. Andi mahitamo bari bafite rero ni ukwambukana umurambo wa Juvenal Habyarimana, ndetse n'igikorwa banafashijwemo n'uwari inshuti ya Habyarimana Mobutu. Uyu rero akaba yari perezida w'igihugu cya Zaire, ubu ni Kongo y'uyu munsi cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 ku isaha y'isa 11 z'umugoroba, Major Nteranya Porte wari ukuriye umutwe w'abarindaga Juvenal Habyarimana nibwo yasezeye ku murambo, cyangwa se yasezeye kuri shebuja, umurambo awuhereza abasirikare bari bashinzwe kurinda Mobutu. Ni ishami ryitwaga Special Presidential Division DSP. Barangije bambukana umurambo wa Perezida Habyarimana bawujyana muri Kongo. Mu ibanga rikomeye, gushyingurwa kwa Perezida Habyarimana kwari gushyizwe mu maboko ya Mobutu. Mobutu rero nawe umurambo yahise awujyana Kinshasa, aho washyizwe mu bitaro bya Ngariyama National Hospital. Aha rero nibwo Mobutu yamenyesheje n'ubundi Agatha Kansiga wari umugore wa Habyarimana wari uri mu Bufaransa ko umurambo nyine wa Habyarimana uri Kinshasa. Aha rero yaba Mobutu ndetse na Agatha Kansiga wari umugore wa Perezida Habyarimana bemeranyijwe ko bamushyingura mu gice cy'amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Aha rero hari ingoro y'agatangaza ya Mobutu. Agatha Kanziga rero nawe yaje gushyingura umugabo we tariki 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1994. Agatha Kanziga ari kumwe n'abana be ndetse na murumuna wa Perezida Habyarimana ari we Dr. Bararengana Serafi, bose bageze muri Kongo baje gushyingura Habyarimana. Bukeye bwaho ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1994 mu muhango n'umuri wayobowe n'umusenyeri w'umuzayirwa, isanduku irimo umurambo wa Juvenal Habyarimana yavanywe Kinshasa ijyanwa nyine mu majyaruguru y'igihugu, ndetse umurambo we ushyingurwa ubwo washyinguwe mu majyaruguru y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Mu muhango rero Dr. Bararengana Serafi niwe wafashe ijambo avuga kuri mukuru we n'ubundi Juvenal Habyarimana, ndetse anashimira Mobutu kubw'iyo serivisi. Gusa nanone ingingo yo gushyingura Juvenal Habyarimana ntabwo yarangiriye aho, kubera ko hashize imyaka 2 iyi ngingo yongeye gusubirwamo. Ni mu gihe ingabo za Laurent Désiré Kabila zari zirimo zumvisha Mobutu ko ubutegetsi bwe buri hafi kuvaho, ndetse igitinyiro n'imbaraga yahoranye biri kumushiraho. Mobutu rero yari yataye umutwe ashaka uburyo yahunga, nibwo yibutse ko n'ubundi Habyarimana nawe ashyinguye aho ngaho, kandi ntabwo yifuzaga ko yahamusiga. Ku itariki rero ya 12 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka w'1997 nibwo umurambo wa Juvenal Habyarimana wavanwe aho ngaho wari warashyizwe, wajyanwe rero Kinshasa. Ubwo n'ubundi Mobutu yararimo ahunga. Mobutu rero amaze kugera Kinshasa, n'ubundi umurambo wa Juvenal Habyarimana wamaze iminsi 3 mu ndege, maze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 5 mu 1997 Mobutu yazanye igitekerezo gishya, maze ahamagaza umuyobozi w'idini ry'Abahindu. Umurambo wa Juvenal Habyarimana uratwikwa, maze ivu rye ryoherezwa mu mazi nk'uko bisanzwe bikorwa mu muhango w'iryo ti. Umwe rero mu bantu ba hafi ba Mobutu yabigarutseho, avuga ko ikintu Mobutu yatinyaga kurusha ibindi ari ugufatanwa umurambo wa Juvenal Habyarimana. Umuntu yaragize ati, ngiye nari kumujugunya mu mazi, ariko ngo Mobutu yafataga Juvenal Habyarimana nk'umwe mu bana be. Ndetse nibwo Mobutu yagize icyo gitekerezo cyo gufata uwo murambo nyine wa Juvenal Habyarimana, nifashisha n'uwo mukuru w'Abahindu, bakora icyo gikorwa twavuze haruguru ry'ubuti bamutwitse. Ubundi ivu rya Juvenal Habyarimana rijugunwa
mu mazi. Mobutu rero n'ubundi yahise afata icyemezo arahunga nyuma y'uko yaramaze gukora icyo gikorwa. Rero bitandukanye n'ubundi n'umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga, Mobutu ntabwo Ubufaransa bwigeze bwemera kumuha ubuhungiro. Uyu Mobutu rero n'ubundi yafashijwe n'umwami wa Maroc witwaga Hasani wa kabiri. Mobutu rero amaze guhunga nyuma y'amezi 3 nawe yaje kwitaba Imana, ndetse iherezo ry'umurambo wa Juvenal Habyarimana nawe uko yatwitswe agatwikwa na Mobutu, ndetse ivu rye rikajugunwa mu mazi, ndetse byakozwe hari n'umuyobozi uhagarariye abahindu nk'uko bari basanzwe babikora muri uwo buryo wabo, niko byakozwe. Ndetse inkuru ya Juvenal Habyarimana cyangwa se umurambo wa Juvenal Habyarimana urangiriraho. Bakunzi babisobanukirwe official rero nadusoreshe tubifuriza gukomeza kubona ibyiza byose mwifuza.